Dore kumwe ngo president wacu nawe ubwe n'umuhanzi cyane president wacu numwe mu babona ibyo abandi batabona ibyo abandi bayobozi muri Afrika batabona kubera iki kuko we arashaka gushepinga igihugu cy'u Rwanda nk'igicumbi cy'imyidagaduro ubundi kubaka umuhanzi bifata hagati y'umwaka n'imyaka 3 uvuga ngo uyu muntu noneho agiye kwinjiza ibyo namushoyeho kuko hari amafaranga dufite afatika bro umuhanzi nawe ubwe yahayaringa management ashaka kuba wowe ukunda umuziki yo mfite amafaranga ntabwo biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo uri manager uri umushoramari kabandi bose Niyo Bosco ntitaye kuba Irene hari ibyo mwapfuye runaka hari icyo yagukoreye mu buzima bwawe cyane wifuzaga spotlight warayibonye ariko ugabanya kujarajara inyungu zigiye kuza ziraza muri kikas ariko buri wese afite inzira ye cyangwa se afite management ye kuko Claude najya gufata bwiza akamuvanga na Bosco sha bizamucanga azahita nanokiye iminsi ngaza ahitangana nanjye bonyine ubwabo ni ibihanga biri binini mu nkoni Badrama birababaje kubona mu myaka 2 cyangwa 3 truck waguze gukoresha amatuwa mu gihugu uyigurishije dufite abantu benshi bakeneye kubyaza umusaruro iyo modoka yani afite akamaro kanini cyane mu muziki nyarwanda bivuze ngo rero Badrama yari umushoramari mwiza ariko wari ukeneye ubujyanama bwo hejuru ahubwo yari umushoramari mwiza utari gutinyisha amafaranga Badrama awishwa wagaruka ariko ukagaruka ufite izindi strategy zituma wubaka ikintu gikomeye Badrama iyo aba ataraje ntabwo twari twiziye tubona collab ya Safi na Harmonize ntabwo twari kubona collab ya Safi ibyo ndabyemeje na kwijana ariko zira collab mu byukuri nibyo nakubwiraga zamaze iki nyine niyo mpamvu mubwira ngo dukeneye aba master planners turabasuje bakunzi ba Lea Entertainment uko tuje amakuru meze fresh ndashima Imana ndashima Nyagasani ndashima n'abanyarwanda namwe ndabashimira by'umwihariko abakomeje kureba ibiganiro bya Lea Entertainment uyu muryango rwose uyu muryango bakomeje kundemera tumaze kugera ku 700 n'abantu bagira mu 10 twaratanye turi ku 320 n'abangaye famiye ntigira ukwisi iyi famiye ntigira ukwisi mu by'ukuri ndabashimiye by'umwihariko meze neza cyane ntabwo ndwaye kuko iyo ndwaye ndumva ko ntameze neza ariko abanyarwanda bizi ko nabo bameze neza aho utameze neza nizere ko Nyagasani aza kuza kubyoroshya by'umwihariko turaza no kuba tuvuga ku myidagaduro itandukanye uko duhora tubikora uwo muri kumva inyuma ya kamera ubu udashaka kwigaragaza yitwa Aleberte inawo dufasha kuri kamera za Lea byose na editing ubundi berite nararitaye Dani Rurema wo ku gihe umwe wakora ku Nyarwanda aramwe ati twaritaye mwa bahungu mwa amazina twayataye kajya tubuza amako ariko anyway tubahaye shout Dani Rurema na Pundit yego Pundit nabonye yarerekeje kuri ku gihe avuye ku Nyarwanda ni recruitment nziza cyane move nziza cyane warakoze yarakoze kuba yagize impact kuri kuba yaravuze ibitaravuzwe hako ubundi abantu biyitanga ba influence Pundit niwe mu influence yarakoze abantu bagira ibifollowers byinshi ugasanga nta kintu na kimwe yakoze muri society ngo ni influence what are you influencing Mungu Pundit yagize uruhare mu kuba Titi Brown yafungurwa kubera ikikora ko yavuze ibitaravuzwe n'abandi yagerageje nyine reka mvuge ngo yashyize ubuzima bwe mu kangaratete kugira ngo agira ate arokora undi muntu warakoze cyane Pundit warakoze cyane kuba waratekereje mu bundi buryo abandi bantu batari butekerezemo ni benshi agashyira ukuri ahagaragara aravuga ati hari abantu bihisha inyuma y'ibi ngibi ariko bari gutuma nyine Titi Brown adafungurwa kwiherezo rero nasa kuza gufungurwa ari sawa cyane nabonye yaratangiye no kubyina abahanzi mushyire muri video yongera agaragare yongera atange move nziza nabonye gukora ka video yerekana ko yagarutse ni byiza cyane ari connections afite n'abahanzi zibyaza umusaruro ubundi tureko nyine muzika nyarwanda akomeza gutera imbere nkuko n'ubundi ari gufasha abantu uyu munsi dufite ibintu byinshi turuganira dufite Kendrick Lamar ni Move Africa yego dufite bwiza kujya muri Empire Distribution
dufite Bruce Melody ahura na Meddy, dufite Niyo Bosco ajya muri Kikas, dufite inkuru yindi ivuga ko Kikas nayo irimo gusenyuka. Hari impact ya Move Africa mu Rwanda. DJ Dizzo uyu munsi mu bitaro ntabwo ameze neza ariko rwo bari koroherwa abanyarwanda mu kumusengera. Dufite igihembo cya Ali yakuri yahawe nawe atazi icyo gisobanuye ati ibintu rwose ntabeshye nubwo mba nabibonye. Reka duhere kuri DJ Dizzo. DJ Dizzo abanyarwanda benshi bamubraminze kuko bakoze GoFundMe yo kugira ngo bamufashe ave mu Bwongereza agere mu Rwanda. Mu by'ukuri yari bati abaganga bambwiye ko sigaje amezi 3 ariko ntekereza ko umwaka n'igice ugiye kurenga akiri mu mwuka bazima. Ntabwo nibaza rero ko byaba ari akababaro kuba twaba dufite umuntu uri mu buzima kurenza uko twaba dufite umuntu watuvuyemo. DJ Dizzo abanyarwanda bamukoreye contribution agaruka mu Rwanda ni byiza, ariko nanone twe kublaminga ko akiriho n'uratanze mu uziko abanyarwanda nabonaga kuri comment kuri post ngise kudapfa ngo kuba tubwiye ko kutarenza amezi 3 none se ubwo gupfa nicyo kintu wumva wishimiye kurenza ko yaba akiriho. Ikibazo ntabwo nzi ikibazo dufite uko gutwika muri gukoresha mushaka gutwika ntabwo ari sawa. Napfa sura urajya mu mwanya we uritwa izina rye se urajya mu buzima bwe se imodoka se yatunze cyangwa se inzira yatunze urayigira ntabwo biri bujye ku mutwe wacu cyanjye. So tugerageze dusakaza urukundo nk'abantu. Mani Marita yaririmbye indirimbo y'ingo tukaririmba amahoro tugasakaza amahoro. Ibyo nawe uravamo umuyago nawe uravamo je nkunda umuziki mw'abantu ariko ntabwo naririmba ariko naririmbye mw'abantu abantu bayizi mu byirengagize nanjye narayirengagije ntabwo nzi kuririmba. ndabona uri buvemo umuyaga aho bukera gusa icyo niziho nzi gutanga amayide muri studio, nzi gutanga ibitekerezo ku ndirimbo ishaka kuba yakumvikana neza, lyrics nabikora. So nibyo navugaga rero abanyarwanda dusengera DJ Dizzo ntabwo ameze neza. Nabonye mu bitaro ari kugendera kwa gare biza ko yakira. I wish you quick recovery bro. Sure. So zagaruke ari abantu bakunda entertainment mu Rwanda akina mu Bwongereza. Hari ukuntu yabanaga n'abantu bari muri entertainment kandi ushimira cyane ari Nyarugenge cyane kabisa. Yes dufite Move Africa yabaye last night. Akubundi abantu bazi abantu kandi reclama abenshi ntabwo bari bamuzi uretse inkuru zagiye ziza ariko ngenda muzi afite uziko uriya mutipe n'umunyabigwi kuko tugarutse mu mateka ye afite Grammy Award 17 akagira Bet Award 28 akagira American Music Award 9 akagira Billboard Music Award 17 akagira MTV Video Award 39 noneho izo zose nta munyarwanda n'umurakandagirayo na Trace ngo twaraye ngo nuko yabereye i Nyarugenge ngo naho ubundi yitabira i Nyarugenge ngo ntajya twari gukura. Uriya mugabo afite ibi byose hamwe n'ibihembo 110 yani bro ni ibihembo bitari bikeya ni ibihembo no afite ibihembo 119 195 bro ibaze rero ibyo bihembo byose kandi amaze n'imyaka irenga 20 muri music performance nziza cyane yari cyane kabisa. Ntabwo numvaga abaraperi bagira performance nk'iri. Erega buriya man nuko nyine wenda mu Rwanda ntazi ukuntu abantu babifata ariko rap ku isi niyoboye wabyanga wabyemera. Yes akoze izi nibyo tandirimba Snoop Dogg Dogg Jay-Z niki umuraperi Sean Combs niki umuraperi Chelsea P umuraperi Drake niki umuraperi Eminem niki umuraperi 50 Cent niki abo bose ni abantu Snoop Dogg Dr. Dre niki Busta Rhymes niki Rick Ross niki abaraperi ku isi bari mu bantu bafite umuziki ukunzwe cyane. Ubundi impamvu rap y'ahandi isa nkaho ikura cyane bitandukanye no mu Rwanda cyangwa muri Africa nuko hanze iyo ufite team
ishobora kureberera inyungu zawe baragusigasira urabyuka mbikubwira uvuga ngo bo ushobora kuba n'umunyamadega ariko bo bagakavaringa izina ryawe ku buryo ahubwo bo wamenye ngo akazi twakoze ni akahe ku buryo izina Drake cyangwa se Kendrick Lamar rikura mu gihe mu Rwanda usanga umuraperi ari wa muraperi nyine usanga yandagaye ahantu hose nta team ntaki ariko hariya usanga ari batunze amafaranga menshi cyane gutunga amafaranga rero ni ikintu uko bafite ama companies akomeye bafite n'ahantu bagiye bashora umuziki wabo bivuze ngo Kendrick Lamar ni izina rikomeye cyane yari Move Africa ku nshuro ya mbere yateguwe n'iyitwa Global Citizen Experience niyo yafashe iriya gahunda Perezida ku ijambo yavuze ati mbega gusoza umwaka neza man cyakora Ishusho nziza kabisa Ishusho nziza yavuze ati Move Africa izadufasha gushyira abanyafrika bose cyangwa se abantu bari ku isi yose hamwe ariko twege nk'abanyafrika nidushyira hamwe tuzagera ndasoma quote ya His Excellency yavuze what gura translation yavuze ngo what a good way of ending the year ati mbega uburyo bwiza bwo kurangiza umwaka with music with energy with optimism hamwe n'umuziki n'imbaraga ndetse optimism ngo niki optimism no kuba like umva ibintu byose bigira positive kumva ko everything is positive positivity ibyara umusaruro yes and picking on the theme of health ndetse no kuba dufite ubuzima bwiza cyangwa se kuba turi health is a precious asset I wanted to dedicate this moment to the community health workers who keep us healthy and safe ndabivuga mu magambo make ubuzima bwiza cyangwa se intwaro yo kugira ubuzima bwiza ni inzira nziza yo kubaho twishimye muri twebwe no muri society yego and working together our continent stands strong and can address most of our challenges kuba twaba turi kumwe cyangwa se dufatanye ukuboko ni kimwe mu bishobora gutuma duhangara ibibazo cyangwa se ibituzitiye kugira ngo duteze imbere Afrika. We are looking forward to hosting Global Citizen every year here in Kigali. Turateganya kuba twajya twakira Global Citizen cyangwa se Move Africa buri mwaka turangiza umwaka. Through Move Africa. Biciye muri Move Africa. We hope you all feel at home. Niba ngo twishimiye ko muzisanga nk'iwanyu hano mu Rwanda. And hope to see you again in the near future. Kandi twishimiye kuzabona mu yindi minsi cyangwa se mu kindi gihe cyiza. Move Africa, Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Niyo nuko yabivuze. Africa, Paul Kagame niyo wafashe ijambo, yafashe iminota mikeya ariko yavuze amagambo afite ubusobanuro. Yari yambaye n'ingofero ya Move Africa. Urabyibuka dukora ikiganiro cya mbere cyane twakoze. Dore kumwe ngo president wacu nawe ubwe n'umuhanzi. President wacu numwe mu babona ibyo abandi batabona, ibyo abandi bayobozi muri Afrika batabona. Kubera kuko we arashaka gushepinga igihugu cy'u Rwanda nk'igicumbi cy'imyidagaduro. Mu buryo bwo gukunda abahanzi, kubashyigikira no kureshya abanyamahanga kugira ngo baze mu Rwanda bagire bati bashora umuziki. Umuziki ni kimwe mu bintu bitanga ibyishimo cyane. Nabonye no president arimo kuvuga speech abantu bari muri aya abati ni wowe naho twifuza ni wowe. Bivuze ngo tukeneye n'ibindi byinshi bro. Dukeneye ibindi byinshi bishobora gutuma igihugu cyacu cyangwa se Afrika yacu itera. Kuko bivuze ngo as Africans we stand together we can achieve more. Dushaka kugera kuri byinshi, dushaka kugera ku bintu dukoreye hamwe twagera kuri byinshi. Nje nawe dutekereje uburyo bwose bushoboka bwo gutuma u Rwanda cyangwa se Afrika yakira bari abanyamahanga. Cyambere urabona bazana visit Rwanda ntago abantu bumvaga neza iriya. Nabonaga na comment z'abantu bamwe mu barwanya leta akavanga amafaranga y'u Rwanda aribwa n'abanyamahanga. Ariko karakantu kari mu bintu bimwe byatumye u Rwanda rwihuta mu buryo bw'ubukerarugendo cyane ndetse n'amadevize yariyongera. Hari abantu benshi mutajya mubona baza muri Afrika baje gusura ingagi, baje gusura Kigali, baje gusura u Rwanda, baje kureba aho bashobora gushora imari. Ibyo bintu biradufasha iki? Biradufasha ko uyu munsi ku isoko ry'umurimo turabona
urubyiruko rwinshi turi mu bushomeri turaza kuza kubona ndeka mvuge ngo exchange y'ibitekerezo bivuye mu banyamahanga n'abanyarwanda kuko buriya baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye bweza ninjya muri Amerika nkagaruka nzaba nzi ngo Amerika ikora ite kugira ngo nanjye nze nshore mu Rwanda n'umunyamerika naza muri Afrika azavuga ati hano dukeneye ibiki abishoremo bivuze ngo ni inzira nziza perezida yongeye gufungura amarembo yo gutuma umunyamahanga amenya u Rwanda bice muri Move Africa global citizen experience kuba byonyine yizeye u Rwanda harimo umutekano harimo iterambere harimo no kuba ushaka kwishyura ukiza abantu rero bamwe na bamwe surtout abakoza b'igihugu bari hirya no hino hari atangira kubara mu sorry mvuge kano kantu hari umupozi mwikize kwandika ariko byaransekeje nakubeye nahise ntekereza imitekerereze nsanga mbona ubasubiza njya mbasubiza ndabasubiza yaranditse ngo ni gute ngo umuriro w'amashanyarazi cyangwa se ngo amatara yo muri Kigali ngo ahora yaka ngo nijoro ngo bagiye bayazima bro iyo mitekerereze iraciritse uzi ko bundi hari umuntu yigeze kubaza i Burayi arambwira ngo bamaze imyaka 40 nta umuriro utarabura n'isegonda nuvuga ubundi Amerika none mwebwe tuvuye mu icuraburindi dushaka kurisubizwamo na financial crisis ni gute tuzabranding u Rwanda muri ya my image ya nijoro ishimije rero cyo kuvuga ibintu tujye tunatekereza byonyine umunyarwanda ucaniwe ubu nona byonyine n'urumuri bitewe n'icuraburindi twari turimo cyane dukeneye urumuri bro dukeneye kumurikirwa wowe uravuga ngo amafaranga ngo ingengo y'imari ngo ugenda ku muriro mwese urayishyura ayishyira mu musoro nta kandi atari mu gihugu iki se nawe wenda afite business mu gihugu nyine nitujya tujya kuvuga ngiye kuvuga nk'ibintu numva babaye iyo ubonye umuntu w'umujene usanga ko akonsoma product zo mu Rwanda ntaba yishyuye umusoro muri VAT uze kubona umuntu w'umujene sibyo utari kwishimira ko umujene cyangwa se abajene dutera imbere biciye muri ibikorwa byose perezida wa Repubulika ari kuzana aho wowe ukumva ko ushaka kuza ukavuga akantu gato nyine kari aho ngaho bigenzo dutekereze yes kuri Kendrick waruzi ko ngubu se yasubiye muri Afrika y'Epfo yego yasubiye muri Afrika y'Epfo aho agiye kumvisha album ye nshya abakunzi yego ariko uyu mugabo ntabwo yarazwi ariko yakoze ibitangaza uya abantu benshi bambwiye ati ntabwo tumuzi arazwi ahubwo twe ntabwo tumuzi nyine twege abanyarwanda ntabwo tumuzi ariko mu byukuri nese umuntu wajya gufata Grammy Award 10 ugafata Beat Award zingahe uwo muntu ntazwi ahubwo twebwe muri Afrika uribuka kakano kubwiye ngo abanyafrika twebwe cyangwa se abanyarwanda ikintu tutazi twibwira ko kitabaho cyane kandi ubwo kuba utazi Kendrick Lamar ntabwo bivuze ko atagenda adakora kuko ni nk'ukuntu bavuga ngo n'urugero bakazana wenda nka Charles Gambino mu Rwanda abenshi ntibamuzi ariko ugiye kumva nk'indirimbo yakoze This is America ushobora gusanga uyizi nge ndamuzi so bivuze ngo rero twe kujya twibanda ku bintu ibyo tutazi ntibibaho nuko abanyarwanda twibereyeho ko tumeze aho ukora research umenye ngo uyu muntu ni muntu ki wamubonye umusore Real Beat no urumva mu gihe ugiye gukora cyangwa se ugiye kujya muri event bibazo nakora research uyu muntu ugiye kurana n'impugu ki yakoze performance zikomeye kuko nose ko atazwi wabonye performance yakoze nijoro hari performance na performance bro so umuraperi umbareye ko nge Kendrick ntabwo yantangaje kuko njya mbona performances ahubwo Bruce Melody rero wacu Bruce none bamugera hati noneho yambaye neza ngo bwa mbere Bruce I'm very proud of you bro honye kuntu yari yambaye buriya yinjiriye kuri bado hatashye music management bro nicyo kinimara kuko wowe iyo uri kwambara wambara wenda ibyo wumva wenda wowe ushaka ariko management igufasha no guhitamo looking yawe cyane niba ugiye kujya kuri stage bivuze ngo baravuga ngo uyu muntu urukweto yambaye niba rufotora rusa rute iyi shati yambaye cyangwa se umupira niba mufotora bisabite cyane
ko branding tugarutse kuri Kendrick njye nakunze nuko umugore we na twahuriye hano Nyamirambo agiye guhaha agiye gufasha aba mama bafite company yatangiye 2006 gutyo narabikunze erega icyo kintu mubwira gukora research abanyarwanda tugabanye ubunebwe ariko yari afite yakoze ko yari afite abantu bamuherekeje benshi cyane abanyamerika nibo bantu nzi bita kuri security abantu benshi mugereho n'ibishoboka man abarangaro baba bafite ikintu bitumwitozo n'ukuri nanjye abanyarwanda tugabanye ubunebwe gute nka Kendrick Lamar iconic wese cyane niba ugiye no mu gitaramo cye banza umenye ngo uyu muntu ni muntu ki mbere yo kujya kuvuga ngo ntago muzi kuko hari abamuzi deja ahubwo wowe kuba utamuzi ni ikibazo abantu niba dukunda umuziki nyaboneka tuwiteho tuwukunde nyine ngewe nabonye performance ya Bruce Melody yari fresh cyane kabisa improvement nziza ikindi hari abantu tutari dushimira amani baba bari inyuma ya ziriya sound ibiki hari umuti yitwa Tibo the Sound Daddy n'undi yitwa Shami Shift buriya Shami Shift yabaye producer nta bitaramo muri Kigali bikomeye bari abantu babiri bataba badahari bivuze ngo rero ni improvement nziza ntabwo bivuze ko Kendrick Lamar yashaka ari kuza akazana na team bakavuga ati reka tujye kuri control nyine byose uyu mugabo rero yavutse tariki 17 z'ukwa gatandatu mu 1987 ni umunyamerika rwose mwanditsi bateranye kare azo nibyo Kendrick akoze ibaza ariko iyi myaka akose erega aba type environment bakoriramo ibemerera kuba unamubonye ntabwo amenya ko afite iriya myaka environment yabo ibemerera kuba bakura mu buzima bwiza ku buryo we ashaping ubuzima bw'uko abyifuza bitandukanye rero no muri Afrika usanga ahantu umuntu nyine yarakuze ibibazo bimugaragara mu gahanga ugasanga umuntu bamwise bituye Imana ariko hariya abantu bitwa gutya ntibanyumve nabi ntabwo yari black abantu bari hariya usanga nyine hari ubuzima bayemo ariko bitandukanye no mu Rwanda nibyo navugaga rero kuri Kendrick Lamar abantu twege tujye duha agaciro personality igihugu cyagira icyizere kugira ngo bamuzane cyane yego ni bari abagabo baniyumva buriya badakunze igihugu urimo ntabwo bagiyemo ntabwo baza uzi ko hari igihe baguhereza offer man iyo offer ugasanga bamuhereza offer akavuga ati ngiyewe n'urugendo ndashaka ko ninjya muri Serena cyangwa se Marriott ndashaka ko abari timu yanjye yonyine irabiri cyane urumva man ugasanga man buriya baba bafite exigence nyinshi cyane ntukabona umuhanzi batamuzana mugire ngo ni ibiceri byabuze na protocol nyinshi no kujya abazi ko igihugu wenda atakizi abigo bafite impungenge z'umutekano we ariko mu Rwanda ntakubeshya ahantu hose ku isi umuntu mubwiye u Rwanda abati wow hari abanyamahanga benshi jya mu street interviews bakamubaza atese wifuza ko wajya mu kihe gihugu ati ngiye nifuza kuba najya kuba mu Rwanda kubera ikintu gukora ko nyine bamaze kumenya agaciro ku Rwanda ni sawa cyane turi kuri performance ya Bruce Melody yego muramunenga iki Munyakazi nta hamwe mu munenga imyaka myinshi ariko uzi ikintu munenga ari nacyo ndibuze kuzagaruka we kamite nakivugaho kugira ngo dute tukivaho n'ababyinnyi bacu ababyinnyi bacu ko rero namwe ntabwo nzi niba ntabwo ndi kunenga Melody ya Melody ariko uri kunenga ababyinnyi ni ukuvuga ngo uvuze ngo ruri kunenga Melody ntabwo munenga none se uri kunenga ababyinnyi ba Melody ndanenga abajabe ni ukuvuga ngo ngewe uyu munsi iyo tugiye kubona street dance dukeneye creativity reka nguruze ariko ubundi ko kimwe iyo muza muvuga hango creative jyaho nawe ubikore
ndibuka nyakwigendera jo nuko yatubwira ati ngo umuntu ngo ntago azi kuririmba nawe genda uririmba okay Leandre ngo genda we nawe ubyina aba expert mu miyoborere bose ari ba president ntabwo ari ba president ariko namwe at least reka dufatire tubashima oya njye ntabwo mvuze ko ubundi iyo ngiye kunenga cyangwa se iyo ngiye kuvuga ikintu ntabwo nenga ngo nkubite hasi kubera ko hari aho bageze nanjye guhereza urugero n'urugero wenda dufate wenda nka Bana sibyo Tarazana fashe Bana ni indirimbo uyu munsi ni mega hit sibyo bakuritinze kara kadenze yego hari ahandi hantu kazi hari za shakushaku zaki baje bakuritinga so we need creativity nkiriya dance bayise Bana dance ikagira ku isi yose ntiyaba ari creativity yego ariko nuzi ugafata street dance n'undi muntu wo muri jera ariko kubyina nta creativity irimo okay ni byiza uri kumura bibyina ku buryo nyine ntashaka kubyina ariko ntabwo abyinye reka mfate n'urundi rugero Sherry Silver yagiye kuri stage cyane twabonye performance yego nese ubonye idatandukanye n'iy'abana none se tugera kuri Sherry Silver nese abanyarwanda akoresha experience big stage yagiyeho turero big stage melody ababyinnyi bacu dufite bajya kuri big stages uretse za BK Arena ni bande ni bake ariko barahari bakora ibiri creative uzima mse ngenda bashima Diamond personally ngenda reba ibintu tugaruke gato reba guma itangira ibintu babyinaga urebe n'ubu ngubu jewe ntabwo nabagaye totally ariko ngenda avuga nti ibyo muri kubyina ni byiza ni street dance nkuko abantu bose bazibyina so create your own dances uzima mse uwa creatinze shaku dance harya nizindi hari amadance menshi bagiye bakreatinga ukaza ukajya ugira gutya ngo ari ukuntu wabigira gutya ndabona nta n'ibyuze but you are blaming oya nge ntabwo nzi kubyina ariko icyo mvuga muri sector zabo ni babe creative none se nka Bana kanazari ibintu birenze na bitarengaza nyine n'urugero iriya dance uzi iyo Christize yaza kuba ari muri BK Arena uzi ko yari kugenda bari kujya kubona abantu bose ari kuyamba dabana so bivuze ngo rero izo shaku nizo dance zindi tuzi dukeneye ko melody ajya kuri stage nitubone za street dance zisanzwe ahubwo tukabona za dance ziri creative ku buryo zifite na energy reka ntakubeshye ababyinnyi bacu ntabwo nzi niba wenda ari ukwirekura badafite muri bo ariko aryo Sherry Silver ari kubyinira bibona cyane abafitemo imbaraga zirenze uyu ni namwegera wenda akakubita nk'inkokora sha asanga afite ibintu aba yanyoye nese bo babinyoye oya si ibyo biyayura mutwe oya ntabwo muzi ibyo so ngenda ndashaka kuvuga spirit aba afite kuri stage na spirit abana bacu baba bafite baracyara abasore bro sibyo ntabwo mvuze ko ntabwo bizaza nibagera kuri urumva batangiriye kuri Tracy twageze kuri Move Africa ntabwo mvuze ko na za Grammy niziza haba harimo improvement sibyo muzi kubyina ariko noneho ebana hari stage ubona ukabona byari sawa ntabwo hari ibyo dufite nyuma y'amarido ubu ntabwo ndayibona ariko ubu kuba nta muraperi twabonye kuri line-up kuba performance muri BK Arena ariko tukaza kubona Kendrick ahuye n'abaraperi biraza bimaze iki niba nta karakantu nari nzi ko nibukavuge nabonye Dani nanone kuba Kendrick yaba ari kumwe n'abaraperi bifotozanyije yego ariko ntihagire umuraperi ujya kuri stage n'ukuri ni ikibazo nacyo ni ikindi kibazo tugomba gutekerezaho ese turashaka ifoto gusa cyangwa turashaka performance kuko hariya muri BK Arena harimo ibitangazamakuru mpuzamahanga byinshi cyane nabonye performance ya Railways yifashe Kivumbi ni umuraperi fresh ariko na Bruce the First ariko dukeneye nyine izindi imbaraga zituma byereka ubuse kawubwira J Paul yari iconic w'u Rwanda cyane umuntu wese wazaga mu Rwanda by the way uzi ko J Paul microphone ya mbere nakoresha interview ari we wayimpaye rest in peace brother mani mwiruka
idashira Yeah. ibaze ko Jay Polly Davido yazaga mu Rwanda bavuga ngo ngiye ndashagura n'umuvandimwe wanjye Jay Polly man dufite hip hop nziza ariko nkuko nabikubwiye za team zacu zimwe zirashegajega ku buryo badashobora gukonvenka kugira ngo bajye ku ma stage akomeye ni byiza ko hari izo mugaragaraho ariko abaraperi bacu ariko twakwiye no kureba mu Rwanda tuje mu ishusho ya management ubundi ese mu management yo mu Rwanda imeze ite umuntu wese ufite amafaranga yifuza kuba manager ikindi noneho abahanzi bacu njya mbikora njya n'ibinambibabwira abahanzi bacu yumva yakibera video director akibera agakompoza indirimbo akibera makeup artist akibera costume designer byose ibyo byose byicoro kutagira amafaranga oya ahubwo se tuyafite ibyo twabona abo bantu bafitinga izo positions ukavuga ati ngenda gira makeup artist wanjye reka ngwereze urugero dufite abashoramari nabo bashaka kugira fame urumva tukagira abashoramari tugaruke nk'urugero mushuti wawe Badrama uribuka afite domaine uzi ko yazanye intuze competition ngo ya competition urumva afite domaine nka music label ni nka music house reka tureke kuyita label burangiye sinemera ko mu Rwanda haba label rero buriya nanjye personally ntabwo nemera ko mu Rwanda haba labels kuko bifashe zirahari haba music production house ndagureza urugero dufite ama labels akomeye ahubwo kubera ko bamwe batari abatwitsi cyane umva nyine zivuga izihe nka Kina Music ni label ndagureza fact ubundi okay reka manzi basobanure kwanza label icyo bita label label iyo uri muri music label uri umuhanzi uri under management either ya recording studio cyangwa se ya music production runaka none twege mu Rwanda tugira music label tukavuga ngo zitujuje byanyu byose dusaba kuko n'urugero nk'umuhanzi ahandi yari muri management cyangwa se muri label baba mwishyura ku kwezi amafaranga runaka cyane sibyo hari indirimbo yaririmba atari hari facilities bamuhereza inzu imodoka yo kurya ibintu nk'ibyo hari indirimbo uba ugomba gusohora ku mwaka ziba zanditse hari collabos bawemereye byose babihari ahubwo twebwe usanga bitewe na fanatisme dushize muri wa muziki hari abo turyamira akuze unyibuze ha mwana David Rubangura yagiye Rubangura rwose biseroscana mana ya no mushuti wanjye ubundi gusa ndagushimira ko icyo wambwiye wagikoze yarambwiye ati ngiye gukora indirimbo nubwo nyine yari yawe ukayitanga yarambwiye ati ngiye gukora indirimbo nitaba hit nzahita ndeka umuziki iryo jambo ari aranga ngo ngiye gukora indirimbo nitaba hit nzahita va umuziki njye guhinga amagwejo twari tugiri kuri label rero yego bivuze ngo rero music label zacu usanga dufite abahanzi benshi ubushobozi bukabura kuko umuziki urahenze wanyumvisha ute ko umuhanzi muri label akoze indirimbo 3 we nta nikora kuri aho Kina Music hari remo igora cyane nene ngabagasohora indirimbo platinum sije ko ari umutaka wa Kina Music nabo kuvuga Tom Close yari ibere mu kandi kazi gora wenda nubwo yigisha ku nyundo ariko yarakeneye gukora nyine indirimbo amariye atari gusohora indirimbo uyu munsi nta nubwo akirimo byiruye nta gaciro akwa officially yasohoye official statement ivuga ariko ngenda biziko atarimo amaze n'igihe atarimo ubu ngubu hari indi management yo muri Nigeria ikada ni uriya mutipe desk on the beat uri gushaka kumufasha kuba yaje bivuze ngo Igor ntakiri muri Kina Music ariko hari indirimbo yagomba kuba yarakoze muri Kina Music Ngabo hari zo yakoze indirimbo nyinshi cyane Ngabo last year yarakoze cyane Knowless nawe yarakoze ariko si ntibyari cyane kubera ko hari izindi nshingano z'urugo yari afite bivuze ngo rero muri management ubundi cyangwa se muri label ntabwo ubwo uba ukwiye kurutisha umuhanzi undi kuko contract abarize oya none se tugenda dufatira label ya hafi
Wasafi. Se urafata Diamond umugereranye na ba Rayvan ugereranye na bazucu umugereranye na ba lava no. Uzi challenge birimo se. Twege mu Rwanda tugira music management cyangwa se label. Ari umuntu umwe uwo muntu ari we abantu bose bareba. Yego. Igitangaza. Niba nibyo bintu ntabwo binabaho. Nta nubwo binabaho mu muziki. Niba Clement urugero ari CEO wa Kina Music. Knowless yasohoye indirimbo ni wari burebe. Nerenga basohoye indirimbo ni wari burebe. Igor asohoye indirimbo ni wari burebe. Tom Close no. None ugasanga na promotion channels ni zimwe. Diamond na management ye itandukanye na management ya Zucu, itandukanye na management yego buri wese afite manager. Bivuze ngo rero twebwe ahubwo wa muntu turamunaniza. Kuko Badrama niwe wihamagariraga abanyamakuru ngo dufite press conference. Witwaga Jean Rutaganda niwe wagiye kuyobora The Man, ariko nabwo wabonaga ko yagiye kuyobora yararindimutse. Yaramaze kugwa. Bivuze ngo rero twebwe dutange niba mubona ngo amafaranga nicyo kibazo. Kuko hari amafaranga dufite afatika. Bro, umuhanzi nawe ubwe yahayaringa management ashaka. Kuko ubundi hari management z'ubwoko bubiri. Hari igihe management ivuga ati Leandre turamushaka nk'umuhanzi tugiye kujya gute tugiye gusinya amasezerano tugakorana. Ngo uwo muntu akaza azi ko aje mu kazi. Sibyo? N'urugero rekana nk'urugero nka David akavuga ati ngewe ndabona ngeze ku rwego wenda ruri international. Ndashaka management ikomeye. We agahamagara management bagakorana amasezerano. Hari n'igihe noneho management ari ihamagara Davido kugira ngo bakorane. Twegera mu Rwanda management zacu usanga urumva ukora kuri Badrama twakoranye. Ariko nge akantu tugira mu Rwanda k'ikivandimwe ndakemera. Ariko muri byakubyica business bro. None se Nwese ni gute Badrama agafata murumuna we witwa Eric akamushyira mu nuza muri management. Afite skills zingana ziteza management. Kandi hano hanze hari abantu bize management. Hari n'abantu bize music management. Benshi. Ni gute ufata umuntu ngo nukora okay, ushaka kumubona mu mwanya ntabwo byanze gukora umuvandimwe wawe. Ariko ntabwo ushaka kumuhereza inshingano zishobora gutuma label yawe ijya hasi. Njyewe ubuvandimwe ndabwumva 100%. Ariko rega dufite abahanzi benshi badashoboye kwishyura production bakorerwa mu kivandimwe. Niba mvuna nyine navuze ngo music yacu yakene. None se niba umuntu shuti wawe reka ndeke kumuvuga ariko uko akora ni mu kivandimwe. Umuziki wacu ufite ikibazo amafaranga. Ubushize rero kumbaza ngo mbese ngo kugira ngo tubone abashoramari mu Rwanda mu muziki biragenda bite. Dufite abahanzi benshi mw'abantu muri kore ibiganiro waba uri hanze izo ko ntiwamanaginze abahanzi n'ubundi cy'abamanaginga so nta mafaranga muza amafaranga no kudakora amahita bari where are they barahari aho kuvuga ngo bwa bushobozi bwacu buke sibyo kuko uzi iyo njya kuvuga ngo ngiye kumanaginga hako ndabatumye akorana na Rumaga nyine ndakubwira impamvu nyine Kendo umuhanzi mwiza iyo nza kuvuga ngo ngiye gukora mu kivandimwe sibyo ntabwo uri gufata Kendo nari gushaka undi muhanzi mfata w'iruhande nyine wo muri famille simfate Kendo urabafite se hari famille sibura nk'umuhanzi cyangwa nanjye ari kwimanaginga reka urumva rero management yacu iraburikira buri amafaranga hari abantu hano hanze bafite amafaranga badafite ubumenyi bw'umuziki batifuza gushora mu muziki ahubwo hari umuntu wigeze kumva wa mukobwa wa managingaga yagiye umwe twajyaye kwa Bob Pro cyagihe yitwa Ivy yasohoye n'indirimbo umunsi yitwa kira mwagiye kwirira nk'abantu imbere muhanzi wanjye nako na managinze ziyagucitse ati urumva hari amasezerano ugirana na music company ugasanga hari aho bigeze nyine kontra irangiye ndagenda rwose n'umutima mwiza indirimbo yitwa Affection ngiye gushaka indirimbo yitwa Affection ntako utamugize dore namujyanaga mu mafoto shoot yewe rero icyo muvuga ngo iyi music dukeneye abantu bazi umuziki ngiye kuba nazijya muri management y'umuntu ahubwo zo ubundi umunyamakuru ajya muri management ahubwo ni gute atajyamo uzima nezo wize management utekereza se ko ntabizi narabigize nyine ukuvuga ngo
ubundi kwiga ntabwo kujya mu ishuri gusa sibyo ushobora gufata short courses ahantu hatandukanye yaba online yaba he icyo nshatse kuvuga umukire niba ashaka kuvuga ati njyewe ndashora muri uyu mwana birashoboka ko tukamufasha agatera imbere ubundi kubaka umuhanzi bifata hagati y'umwaka n'imyaka 3 uri kumwubaka nibwo batangiye kuba productive uvuga ngo uyu muntu noneho agiye kwinjiza ibyo namushoyeho ariko abanyarwanda twebwe iyo ukoze umwaka ukamukora indirimbo 4-5 atarajya mu gitaramo utumva ko uwo muhanzi ntacyo azinjiza ariko melody uyu munsi yaza kuza kurekeraho ntabwo ari kurya amafaranga ari kurya uyu munsi cyane so bivuze ngo dufite abashoramari batumva neza umuziki niba utazi umuziki wukunda shaka umuntu uri bukora icyo kintu wowe utazi noneho uvuge ngo Lea Ent nguyu ashinzwe management yanjye cyangwa se ahagarara management yanjye ku buryo naho ntari ashobora kubikora ndetse agiye gushepinga wa muhanzi yego uyu munsi Kendo na Ivy n'abahanzi reka mfate Kendo ko Ivy yakoze indirimbo cyane Kendo niba yarakoranye indirimbo na Rumaga yo kwibuka Kendo dufite projet nyinshi zigiye gusohoka ariko hari igihe usanga umushoramari ibitekerezo byawe n'ibyo bitari guhura kuko niba ubizi umuhanzi akeneye branding cyane akeneye gusora indirimbo ifite quality ibyo byose nagerageje kubiya nabikora muri label narindimo ariko kubera ko amasezerano yanjye yararangiranye nabo agenda ku mutuzo wanjye nabo arasigara ariko na Kendo uyu munsi turavugana kubera ikibara ko n'umuhanzi nafashije guhera hasi kugera aho ageze uyu munsi nta nubwo nzanarekera kumufasha ni nako bizagenda ariko nanone dukeneye abashoramari mani bumva ibintu dukora cyangwa se ibyo twihiringaho buri munsi kugira ngo bitere imbere naho ubundi icyo zakomeza kugorana ubwo ushobora gusanga nk'uyu munsi umuntu agiye gufasha umuntu n'urugero ugafasha umukobwa kugira ngo akore umuziki ariko wenda hari izindi profit urabo turaza kubigeraho wa mukobwa n'urugero cyangwa se ya relationship yawe nawe mu gihe idakunze na wa muziki uhita udindira urumva atari cyo kibazo dufite ikibazo gikomeye cyane yes tukiri muri management Niyo Bosco yerekeje muri Kickers wenda tugarutse gatoya Niyo Bosco akiri muri MI Empire kwa muri Ntabirene yamazemo imyaka 2 n'amezi 5 yego akorerwamo indirimbo 17 yandika izirenze 20 no kandi zaramamaye hari n'izitazwi nyinshi cyane ariko no kuri album yanditse album nahawe ijambo ya abagiye kuri wa mugabo Sunday Entertainment Sunday mwarakoranye reka ngubwize ukuri hari Rebo ntabwo Sunday twakoranye ariko hari Rebo nde rwose Sunday Justin turaziranye ariko ntabwo twakoranye ariko rwose ndacyakora kuri kubikorwa niyo bya Niyo Bosco mbo abagiye muri Sunday Entertainment muri Sunday yaraje Niyo Bosco yamazemo iminsi singa 41 yes no nta ndirimbo yakoreye yarakigendera ku ndirimbo zo muri MI Niyo Bosco abavuye muri kwa Sunday abavadingiye kwikorana habe n'indirimbo nimwe yasohoye noneho abagiye mu yitwa Metro Afro naho yahamaze amezi 2 nta ndirimbo yakorewe bagenderaga izo rebo zose zakurikiyeho zakoreshaga ibihangano byakorewe kwa MI kwa Irene nyine muri Ndahabi yego ubu se kwa Kickers twitega iki by the way udu no update njya numva utange clarification njya numva ngo Kickers yaratandukanye mbo Dr. Kintu yafashe ibijyanye n'akabari Claude afata music ubwo aho ngaho nyine uraza kutubwira ariko se none tutagiye kure ubundi muri Kickers Niyo Bosco muri zo rebo zose zagize rebo zigera muri 3 cyangwa enye zamu 3 zamufashe avuye kwa MI ngo ubu ngubu muri Kickers arabonamo iki Niyo Bosco n'umuhanzi uzwi mu Rwanda yego n'umuhanzi uri successful wagize ibyo akora
mukanya wavuze ngo ni gute umunyamakuru aba manager ndabizi neza ko yaza kuba kiri kwa Irene uyu munsi yari kuba ari ahandi hantu cyane buriya baravuga ngo uko inkende yuri igiti niko igaragaza ubwambure bwayo uko arushaho kuba umustar niko agaragaza faiblesse kandi reka mbanze mpere kuri Sanda akunda umuziki cyane anakunda entertainment ariko arajagaraye kubikunda ntabwo biguha capacity yo gushora yo gutyo arajagaraye impamvu bivuze ngo arajagaraye niba ugiye gusinyisha umuntu akwiye uzi ko yigeze gufata n'umutipe w'umuraperi witwa Rumashana yagenda gufata umuntu witwa Mitsutsu ngo managing hari ibintu tuba tuzi byinshi mw'abantu umuntu atagira bigenda bite bivuze ngo rero nibyo nakubwiye ngo ibi bintu byacu kubibamo bisaba kubikunda uzi n'amacenga abamo kugira ngo ujye gukora icyo kintu Sande kuba waba ukunda umuziki ni byiza kuwushoramo ni byiza ariko si byiza ko ari izina rya ryo ry'izibe cyane umuntu ubizi avuga ati ibi bintu ngiye kubikora mbese kintu hari ahantu urabona si kurode ubyirukamo byose none se bivuze ko atazi umuziki kintu se buriya kintu ni inshuti ya bebe kuru cyane buriya mbese kintu ni bari bafite yitwa Kiundo kintu si ibintu by'umuziki Kiundo entertainment yabayemo baraka Miss Erika witabye Imana muri gukorera ridashira umwe w'u Burundi nawe yabayemo rwose guhera za 2017 kuba wowe wabuze ibintu by'umuziki hari ibyo utazi wenda runakazi so give time umuntu cyangwa tanga space uwo muntu uzi ibyo bintu abikore wari wabona kintu yivanga mu bya bwiza oya none se bivuze ko atari muri management ye bivuze ngo rero kuba wowe ukunda umuziki cyangwa ufite amafaranga ntabwo biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo uri manager uri umushoramari nk'abandi bose so niba wameye gushora rero bwira Ale mwati Ale ngo uyu muhanzi ushoboye ibi ushoboye ibi shaka ko uyu muhanzi tumushepinga muri ubu buryo nanjye nzamanaginga arakikoko urumva twebwe urumva kujya kuba byonyine agiye agiye muri Sunday Entertainment nta ndirimbo akoze amazemo amezi sibyo indirimbo Niyo Bosco afite indirimbo nyinshi cyane n'umwanditsi wanjye turavugana Niyo Bosco buriya ahantu agoranye ni hehe Niyo Bosco ntabona afite ubumuga bwo kutabona asabwa imbaraga nyinshi bro no kumwitaho bihagije ntabwo ari wa muntu uzafata muri management guterera iyo ako Irene n'ukuri shout warakoze yarakoze cyane kuko aba bose Irene niwe wafashe amuha spotlight amwereka public ubundi no kumwereka public bose ibyo abamufashe bose bagendeye ku byo bakoze kuko nta numwe wigeze umukorera indirimbo ntitaye kuba Irene hari ibyo mwapfuye runaka hari icyo yagukoreye mu buzima bwawe cyane wifuza spotlight urayibonye ariko ugabanya kujarajara niba wikorana umenye ngo ugiye kwikora umuziki wawe wenyine byagorana amafaranga byagorana kubera ko n'ubundi ntabona just imbogamizi nk'uko atabona abaye abona yakwicigitira ariko arasabwa undi muntu umuba hafi kugira ngo yite kuri shaka umuntu ufite ubumuntu buruta abantu muri kuruta business niba ukunda umuziki ufite amafaranga wikwitwaza amafaranga ngo urashaka hit mu Rwanda ahubwo amafaranga yawe niba koko ukunda umuziki abantu bawugirireho umugisha ubashoremo aho gutanga akazi mu bantu bakora bya bintu kuko urugero nk'ubu uyu munsi nzikata zose zikoreshwa kugira ngo umuhanzi abe yaba successful icyo mbura n'amafaranga wenda ashobora kuba afite amafaranga atangana na wenda n'aya coach Gael ariko birashoboka ko uyu munsi ibyo twakora bijya kuba bimwe ahubwo ugasanga aransindira hehe hari aho biri bube ngombwa ko ashobora wenda miliyoni 5 ugasanga wenda ngiye ntazo mfite ugasanga wenda hari na connection ariko iri gukora nyine iyo uri gukora connection ziraza so bivuze ngo rero muri metro nta ndirimbo akozemo aragiye kwa Sande shwi kwa Sande nta ndirimbo muri na Niyo Bosco nk'umuhanzi we shwi Kikas rero mufite task ikomeye yo gufata Bwiza mukamutandukanya na Niyo Bosco tout simple
bizagora. Impamvu bivuga ni iki? Management ya Bosco ibe hariya niya Bwiza ibe hariya. Wenda simbuje ko bashobora guhura cyangwa se Bwiza akamusaba indirimbo cyangwa se nuko bakoranaga mica kirimo. N'ubundi hari indirimbo yamwandikiye ariko mufate Bosco mu mutandukanye na Bwiza. None muvuge ngo inyungu zigiye kuza ziraza muri kikas ariko buri wese afite share, afite inzira ye cyangwa se afite management ye. Kuko Claude najya gufata Bwiza akamuvanga nazo na Bosco sha bizamucanga, azahita nanokiye iminsi ngaza ahita ngana nanjye tuzabura umuntu cyangwa tubura umuziki. Uko byo man music ni stress bro. Ni stress za danje ku rwego rw'uko n'urugero umuhanzi ajya muri studio agomba kujya kwipima imyenda, agomba kujya gukora photoshoot, ugomba kujya kureba indirimbo ko yarangiye, muri mastering, ugomba kujya guhamagara aba promoters, mugomba kubonana, ugomba kumenya ko yamaze kugera ku digital platforms, ugomba ntabwo akora ku bahanzi babiri, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Bivuze ngo rero niba nagiye muri kikas ntabwo byanze najyemo, ariko Claude niwe ujya kwishyiraho umutwaro wo kuvuga ngo uramanaginga na Niyo Bosco. Reka yarucishijemo umurongo, ntacyo n'ubundi ugiye gufasha Niyo Bosco, ko Niyo Bosco uyu munsi abanyarwanda baramuzi cyane, arakora amahiti cyane, tumukeneye hehe kuri stage zikomeye. Yego, ibyo rero ntabwo uri kuko n'urugero ntuza Claude arasanga wenda stage ikomeye bahamagaye barashaka Bwiza, ntabwo arakonvenga ngo kuki utashyiraho Bosco. Oya, cyangwa uwa Bosco niyo mubwiye ngo turashaka Bwiza batati wapi mfite Bosco, mfite Niyo Bosco kandi wanarenze ntabwo ari kubahanganisha, ariko bonyine ubwabo ni ibihanga bibiri binini mu nkono imwe. Bizanagorana ko ushobora gusanga kubera ko wenda ari akazi, Claude ashobora kuvuga ati Bwiza nta kibazo cyangwa se Niyo Bosco mwafata wese nta kibazo, ariko nibatandukanye management, batandukanye team, reka rero kuvuga ngo batandukanye management, batandukanye team ebyiri, team ya Niyo Bosco niya Bwiza ibihariya, ahubwo umusaruro bawuhite bawuhuriza hehe muri kikas. Bitari ibyo Niyo Bosco ntacyo muramumarira. Wenda tugarutse gatoya, wibuka Badrama afite the main entertainment, twabonyemo Safi akorana na Harmonize, Marina akorana na Harmonize, oya buretse gato aho baranonye ndacyavuga bya bindi byo kuza ushaka fame muri music kuruta kuwukorera umuziki. Badrama abagiza atya aravuga ati akwiye wakura ibintu bya talent detection, nkareba nkapima n'izindi mpano, aho kugira ngo wenda bibe n'ubundi bibe muri the main entertainment ababyise Badrama talent detection. Bivuze ngo abantu niyo byacaga mu gitangazamakuru barafata ko Badrama ninde, urumva bya bindi byo kushaza ushaka film ngiye nuko nabibonye yashakaga fame kubera atabyise the main when music talent detection akabyita Badrama talent detection. Mwari muzi ko Badrama muri za 2001 yabaye mu bigeni, yagerageje kuririmba, yabaye hafi abahanzi barafike babaye hafi n'umuntu wari muri entertainment mu by'ukuri. Ni byiza ko yarabonye amafaranga, ni na byiza cyane pe. Ngiye buranje mvuga ngo iyo ngiye kunenga umuntu ariko ngo abanyamakuru yera yabahaye we amafaranga nariye rwose. Ubwo warebye niba ari kundeba nahamye azambwira ati Lea Ent naraguha amafaranga, naza hano akabivuga abanyamakuru barayariye we. Bivuze ngo niwe utarariye ku ya Badrama. Badrama yari umushoramari mwiza ukeneye ku investisa mu bintu. Badrama yari umushoramari mwiza ariko ntabwo ari content creator mwiza. Hari abantu bashinzwe kwiga imishinga ni benshi cyane, se bagiye bamakazi ko ni ize project management, nawe urahari wize project management. Badrama birababaje kubona mu myaka 2 cyangwa 3 truck waguze gukoresha amatuwa mu gihugu uyigurishije. Bano basobanure neza ni za modoka ziberaho ibitaramo.
iyo track ngenda yibuka twagiye Karongi na Rusizi iyo ako umugabo yajaje yari yarajaje ngiye ubwanjye nzi igitaramo twakorera Rusizi na Karongi twaraye amajoro tugenda ni ibitaramo byatangaga icyizere ariko Badrama uyu munsi ntabwo namufata nk'umu content creator mwiza ahubwo yari umushoramari mwiza utari gutinyisha amafaranga yakagombye kuba yarashatse umuntu nubwo n'abaciyemo kuko niba uyu munsi yarakoze iriya serie yitwa ngo iki sinzi filime ya creatinze kuri YouTube wari gushaka content creators bro ukavuga ati ngiye ntashaka content imeze gutya cyangwa se ugashaka content ukayigura niba ushaka ko unayijyamo it's okay n'uburenganzira bwawe ariko ikaba iri based ikaba iri ku wundi muntu ugashaka umuntu uvuga ngo arajya gushaka amasoko y'iyi modoka mfite ikorera dufite ama company menshi akeneye iyo modoka dufite abantu benshi bakeneye kubyaza umusaruro iyo modoka yani afite akamaro kanini cyane mu muziki nyarwanda ariko kubera igihe nyine kubera management mbi imodoka barayigurisha ni nabwo yese asubira muri Amerika ntabwo nkuveba ubundi baravuga ngo udakora ntabwo akosa ariko Badrama ni umushoramari wari ukwiriye kujya inyuma y'amarido kwa reka mbibwe gutyo akavuga ati ngewe nashyizeho wenda tuvuge yari kuba yatemeye muri showbiz ngo aba silent killer yego yari kuba umu silent killer urabona Bobo kuri kamera wapi none se bivuze ko akora ibintu bya danger muri showbiz nyarwanda mushyoma Joseph ubundi baravuga ngo kuvuga biruta gukora nako gukora biruta kuvuga sorry nayo bicuritse network makes noise yes bivuze ngo rero Badrama yari umushoramari mwiza ariko wari ukeneye ubujyanama bwo hejuru ku buryo ntabwo numva ukuntu nk'umuntu nka Mbanda gushaka Calvin uyu munsi arimo arihiringa wenyine ni umuhanzi mwiza bro cyane ni umuhanzi mwiza aramukuye mu marushanwa yitwa ngo Techno Spark nta na contract yagiraga buriya Mbanda se buriya nta yagiraga ntayo yo bivuze ngo ari mu mutaka wa The Man ariko nayo ntacyo yamumariye hari yakoze indirimbo zingahe muri The Man yakoze izihe yakoze muri ya collabo ya emoji nta ndirimbo ya Mbanda yakoze mu indirimbo ebyiri mu gihe Marina na Mbanda we mu gihe Marina na Kwinca bakoraga indirimbo zigeze muri enye ako ari n'umwana reka ku mwana se kuba udafite talent ahubwo umwana nose byabivuzaga ko yabandikiraga indirimbo twahuriye Mbanda yarabandikiraga se ariko ye mwa wabyoreze nose iriya ndirimbo Badrama aririmbyemo yitwa ngo iki hari indirimbo ya Marina Kwinca na Badrama ajya huma iri joro narihaye se oya yitwa ndaza kuza kuyibuka ariko ndayibuka ngomba mbona ngomba ndawe babone mezi zatuma mwe bitabi yitwa gute ntabwo nibuka izina ryayo yitwa ngewe none reka tureke iriya ndirimbo ya Mbanda yitwa Mbanda ari bantu bari bafite akamaro kanini muri The Man ariko ikibaje nuko atagiraga mu kontra nuze nta yagiraga kandi abandikira nese uraho wateguye Techno Spark umwango bamushyizemo kugira ngo The Man w'umutaka yitwaga Spark Talent Techno Spark Talent man hano mu muziki dufitemo abantu Badrama warakoze byonyine nuko watumye tumenya Mbanda warakoze kuba warashyize itafari ku muziki nyarwanda warakoze n'uyu munsi kuba hari ibyo ugikora ndabizi neza ko n'inyuma hari ibyo ugikora ku muziki ni byiza ko wafashije Marina nk'impano yari ivuye kwa Austin buriya ni impano nanone navuga ngo Badrama indirimbo yitwa Ikanisa ubundi iriya ndirimbo Mbanda yanditse na Element yakorewemo hano muri country yego ngenda byibuka nza ko rwose
hari ibintu byinshi tuba tutavugira kuri kamera tubivuge Abanyarwanda, ariko ikitagira icyo gitwara umunyarwanda cyangwa se ikidasebya icyo genda byuka nahaje harimo no kuvuga indirimbo imaze imyaka 3 government ngambwira indirimbo zambanda zigeze muri enye yakoreye muri 3 cyangwa se enye yakoreye aba people se ni yawe aba people yes yayikoze biri kangahe imaze imyaka 2 nayo yambanda ni iyo yakoreye muri the man all I need iyo ntarwo nyibuka umeze nkawe kumuba iminsi biragoye ntabwo nyibuka all I need niyo muri the man muri aye nayo niyo muri the man aye izo ndirimbo nizambanda atarajya we nizo muri the man cyane okay urasaka ko nkora research fresh fina ntago ari yawe fina ni ejo bundi my love ni ya mbere yahereyeho muri competition yego urumva dufite abahanzi benshi bifuza imitaka y'ama labels cyangwa se bifuza nabyita gute bifuza rya zina rya abantu kugira ngo batere imbere. Ni nabyiza ko mushobora no kubibafashamo. Hari igihe umuntu ashobora kuza bati ngewe mfite amafaranga yanjye icyo nkene niyo cover yanyu, it's okay ntari, ariko Badrama awishwa wagaruka, ariko ukagaruka ufite izindi strategy. Izindi strategy zituma wubaka ikintu gikomeye. Badrama iyo aba ataraje ntabwo twari twiziye tubona collab ya Safi na Harmonize, ntabwo twari kubona collab ya Safi. Ibyo ndabyemeje na kwijana, ariko zira collab mu byukuri nibyo nakubwiraga zamaze iki kintu zira collab zamaze ntacyo, ariko se nukuze melody we na ira collab na Harmonize yamaze nyine ni mpamvu mubwira ngo dukeneye aba master planners. Niba ari n'urugero Harmonize yagombye gufata Bruce Melody akamufata akaboko akamubwira ati tugiye Tanzania biratwara miliyoni n'urugero 20 za media tour, ariko muri Tanzania bagire bati zihorere Bruce Melody atzigahi biraka Harmonize akaza kuririmba Nyarugenge. Nyine icyo nashatse kuvuga ibyo rero byari gufasha Bruce Melody kujya gufata isoko rya Tanzania no kugira ngo abantu abafana ba Harmonize bamenye Bruce Melody. Ariko unese wambwira ngo nka collab yitwa Tayari ya Urban Boys yamaze iki hakuze kirutwa na text fata Micho the best na Diamond sinakwibagiwe yamaze iki. Hari amakolabo menshi nakubwira atagize icyambara ni ya Tom Close we na Sean Kingston. Niriya nayo nyine nukumva ryazina gusa man. Hari igihe twe dukeneye aba investors bakomeye bro. Kuba byonyine ushobora kuvuga ngo when she's around ngiye kwifatanya performing muri America ni sawa, bira nibyo dukeneye kuruta uko ukora collab ukazwa n'undi ugakora media tour mu Rwanda nkaza nkaguhostinga namara guhostinga ariko nkaguhostinga wonyine utari kumwe na muhanzi ntacyo kumarira. Nibutse Dikenze yakoranye indirimbo na Man Martin, noneho turamubaza muri press conference ati se indirimbo yawe na Dikenze na Man Martin ko ntaho yageze ngo ngiye ntago nshinzwe promotion. You see, bivuze ngo twe dukeneye abantu baza bakavuga ngo uyu muziki niba dukoze collab iyi collab turayikoraho twese, yaba watanze collab yaba n'uwayihawe tugiye kuyikora media tuyipromoting. Tureke kuvuga ngo urumva ngo ngiye ngo Diamond indirimbo ye uza amafaranga bimutwara man iramuhenda. Naho promotion zo mu Rwanda zibaho mu kivandimwe. Ibaze ko Diamond ubu ngubu ageze ku 45 by'idolari bya promotion kugira ngo nyina promoting indirimbo ye hafi $50,000. Wowe urumva ko korana na Diamond birahagije. Reka ngo urundi rugero why ya The nanoza na Diamond kubera gukunda fame cyane ntutekereze ku cyo iyo ndirimbo izakumarira, uhitamo kuyishyira kuri channel ya Diamond. Ariko wa musore udufaranga tuzava muzanyiruka, ariko nabwo ntacyo mumariye, still ntacyo mumariye. Nese yigeze akora media tour byibura mu bihugu. Hari ahantu yari yajya byibura mu bihugu agakora media tour ukumva akari performing Diamond
kuyiperforminga nuko yazi ko ari mu Rwanda kandi ko The Ben afite abafana Rwanda yarayiperforminze muri Kenya yarayiperforminze nubwo The Ben atari hari ni nkaho guperforminga abanyarwanda kuko hari ni nk'ari mu Rwanda uzi bamwe mu Rwanda hari dufite community nyinshi y'abanyarwanda ni nkuko bamwe ngo uvuye Burundi uvuye mu Rwanda ugiye guperforminga i Burundi ire ni community turi bamwe tuvuga ururimi rumwe Kenya bavuga igiswahili nuza Uganda bavuga igiswahili nuza Burundi bavuga igiswahili ni nk'ari ahantu hamwe ko ntacyo none se waye yiperforminze noze sinakwibagiwe yigeze ayiperforminga hari collabs nyine zagiye zikorwa ugasanga kubyemera bivuze ngo rero njyewe uyu munsi ntago na blaming Badrama na blaming team ye yari ihari ishinzwe promotion ariko nabwo ushaka gusanga ikibazo kitarabaye promotion ahubwo ikibazo cyarabaye amafaranga kuko gufata Harmonize afite schedule iri tight ngo uramufata icyumwe mugiye gupromoting indirimbo cyangwa ukwezi biragoye rwose ariko nufata niba mvuye umunsi Melody gukora nawe bimuhenze kuko kugira ngo ufate mu gukora media to mu Rwanda biragoye nyine ari muri movement Melody hano ntabwo ahubwo sinzi nawe azamera nka wa mu gospel wavuze ngo iyo natandukanye n'umugabo wanjye njya kubivugira kuri radio za Amerika bivuze ngo rero twebwe wa muhanzi wa gospel twebwe muri strategy dufite umuziki mwiza dufite producers beza dufite aba video directors beza man dufite aba directors bari ku rwego international itangazamakuru yacyari loko ntabwo natinya kubivuga turacyari loko kubera ko turacyakoresha ururimi rwacu gusa kandi ururimi rwacu ntabwo rurenga umupaka usibye mu Burundi batwumva wenda na community y'abanyarwanda iri muri diaspora kandi nta biganiro by'imyidagaduro biba nibura mu rundi rurimi birahari ariko nabyo ntabwo bikomeye impamvu bidakomeye nuko ibitangazamakuru byacu nabyo biracyari loko kubera ko harigizwe nka content kumva ntabwo uri kuyumva neza kandi ubundi yakuru yaraje aza ava Nigeria yaravuze ngo ndibwira kuri airport ngo ese ko munshinza ko ntazi icyongereza ko nta numwe wambajije mu cyongereza turacyafite ibitangazamakuru bikiri loko suko abashaka gukora ibyo abanyamakuru bazi izo ndimi izo ndimi ushaka kurukoresha media houses bakorera media houses rero abenshi baracyari reka bivuge muri ubu buryo abayobozi ba bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ntabwo barumva neza entertainment nk'ikintu gifitiye akamaro igihugu ahubwo ko aho kugira ngo tugire mu buryo bwa entertainment biganiro biri mu cyongereza cyangwa se igifaransa dufite ibya business biri muri kubera ko za business zirashaka kwamaza tuva kuri icyo kintu cya music promotion na management dukeneye nyine team zikomeye dukeneye ikintu bita financial stability nituba financial stable tuzabasha kuba nidukora collabo na Diamond tuzaba turi able kubajya kuyipromotinga muri Kenya Tanzania n'ahandi ariko umunsi urakora indirimbo ugasanga usigariye zero wenda no kuri set na essence waguzaga ngo utahe so bivuze ngo dukeneye stability nyine ya financial ariyo mpamvu uvuga ko babashora skills yo nta gap dufite abantu bazi umuziki bro dufite aba dealers ubu se Bubu yajya kudiringa Diamond kuri collabo bakananirana none dufite benshi bivuze ngo twege skills zirahari ahubwo y'amafaranga abashoramari bari mu muziki bakunda umuziki nibashora mu muziki kugira ngo natwe tubone ko tu branding umuziki wacu nkuko Melody uyu munsi Coach Gael ndagushimira ko utajya utinyisha amafaranga yawe mukore nyine nibiradushaka niba ya hashtag iracyanyica kwica umuziki ntacyo muwice gutyo ariko namwe nimukora nabi tuzaza tubanenge ntabwo nzatinya kuza nkavuga icyo wakoze kitari cyiza reka ngaruke kunuza kuri ifoto ya Melody na nuza na Medi kira nicyo kikwereka ko abanyarwanda tugifite mandi igize ifite ikibazo bo bwabo nta kibazo bafitanye nubwo yagiye hari akavuga ngo nabanebwe none se yahuye n'umunebwe
none kuki bahuye nicyo kikwereka ko hagati mu muziki nta rwango rurimo. Abarundi bajya bavuga neza ngo nta nzigo irimo, ariko twebwe turashaka gufata imitwe tuyikubita. Itangazamakuru niryo ribitera. Muri abo ngabo sindimo. Se kuri radio ntiwabivuga ngo Melody yayise kuba navuga ko Melody ari gukora cyane kurusha The Ben. Ntabwo yavuze ko mvuze ngo Melody aruta The Ben cyangwa se The Ben aruta Melody. Kubera iki? Kuko ni view yanjye. Mfite droit yo kuvuga icyo nshaka. Ariko ntabwo mfite droit yo kuryanisha Bruce Melody na The Ben. Kubera iki? Kuko nyine ni brand zabo. Bivuze ngo rero niba Meddy na Bruce Melody barahuye bakajaminga muri studio, ega ariko dushaka ku expectinga ikintu kirenze kizava hagati yabo. Ntagiye kumusubiza muri Sekira. Byaba ari sawa.